inkomoko yawe naho dukomoka. Nubwo turi mu bihugu by'abazungu ariko turabirabura. Iyo wihaye kugereza umwana wanjye yageze muri Canada ngo yabaye umunyekanada. My friend umunyekanada mu mpapuro nibyo ariko still afite skin color yawe, afite origine yawe. Niyo mpamvu yakifitire agomba kugumana. Ni umunyarwanda. Of course. Umunyarwanda kuko ntabwo uvuka sari. C'est ça. So rero nitumenye abo turi bo kandi duhagarare neza mu izamu ryacu. Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel with the sisters. Twizere ko mumeze neza aho muri hose hatandukanye, mu mpande zose z'isi, abari mu Burayi, muri Amerika, muri Canada, Australia, Afrika, aho waba uri hose tuguhaye ikaze kuri with the sisters. Nkuko mubibona rero twagarutse kandi ukomeza kubashimira abantu mukomeje kubana natwe, mutwereka ko turi kumwe, mutwereka ko mudukunda, natwe turabakunda. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe ni ukuri ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe, tubane muri gahunda zose. Uyu munsi rero nkuko mubibona ntabwo turi twenyine, twagira umugisha wo kwakira umutumirwa, akaba ari n'umukozi w'Imana, akaba ari umuhanzi w'indirimbo za gospel. Amazina ye ni Antoinette Rehema. Tumuhaye ikaze, twishimiye kubana nawe kuri with the sisters. Anto, tuguhaye ikaze rero. Mwakoze cyane. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti Halloween ni iki, ese twayizihiza gute, twayitwaramo gute muri iki gihe cya Halloween, twabyitwaramo gute nk'abakristo. Nagiraga nsabe umutumirwa wacu atwibwire muri make, yibwire n'aba dukurikiye nubwo na mu presence, ariko ndagira ngo nawe atwibwire hanyuma ahite anadushyira imbere y'Imana mbere y'uko dutangira. Ni karibu. Mwakoze. Antoinette Rehema, aba ndi umuririmbyi w'indirimbo z'Imana ziramya kandi zigahimbaza Imana, kandi Imana impaye no kuyivugira ndabikora bitewe n'ibyintumye. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. Imana, turagushimye Mana, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo, tugushimiye ko uduhaye akanya ko kugira ngo tugire ibyo tugabura, tugire ibyo dufashisha abagenzi bacu. Mana, twe tugiye kubiba, ni imbuto tugiye kubiba, ariko wowe uzuhire kuko niwo ukuza. Uzuhire ntizibe nk'iziguye ku gasi, zimwe ngo zatoraguwe n'inyoni. Mwami wanjye, uzuhire, uzivomerere, maze uzitegeke kwera, kuko ivuze biraba kandi iyo utegetse birakomera. Twemerere buri mutima wakira iki kiganiro kugira kigira icyo gihindura mu buzima, kandi kigira n'icyo cyumvura abari bucyumve, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane Antoine. Uyu munsi rero murabizi ko turi mu gihe cya Halloween. Ahantu hose hari imitako ya Halloween, amadekorasiyo, ibikinisho by'abana ku mashuri, ahantu hose. Mugogo watubwira muri make Halloween ni iki, kugira ngo nutazi Halloween ni iki? Murakoze cyane. Halloween ni umunsi mukuru uba buri mwaka itariki 31 z'ukwezi kwa 10. Ukaba rero ari umunsi wizihizwa cyane mu bice by'ibihugu by'iburengerazuba, cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Uburayi, ibihugu byinshi by'Uburayi bikaba nabyo byizihiza uwo munsi. Uwo munsi rero ukaba ufite inkomoko y'uko baba bizi mu myemerere y'Abanyaburayi kera, uburyo babyumvaga. Donc urumva uba itariki 31 z'ukwa 10 aba
ari umunsi ubanziriza itariki ya mbere kwa 11 umunsi w'abatagatifu bose. Yego. Mu myemerere yabo rero bakaba bumva ko abantu bapfuye donc bashobora roho zabo zishobora kugaruka ku isi. Yego. Ubwo rero urumva niyo mpamvu ubona bambara ibintu biteye ubwoba bifite amahembe bifite imirizo amamasike amapumpkin bifite amaso atobaguye donc ibintu biteye ubwoba mu rwego rwo kwibuka abantu babo bapfuye kandi bakaba bizera ko imyuka yabo ishobora kugaruka ku isi igahura nabo. Niyo mentalite iri inyuma ya Halloween. Ubwo rero kuri uwo munsi abantu nyine baba bambaye ibintu biteye ubwoba nk'uko twese tubibona hano muri kino gihugu no mu mamagaze hano hose kumva ikintu kiravuze wajya kubona ukabona ni skeleti gusuhuza ukabona ni ibintu biteye ubwoba. Noneho hari n'umuco w'ukuntu nk'abana kuropante nyine z'ukwa 10 umunsi nyirizina wa Halloween bagira gutya abana bakajya gukora gusaba amabombo bakagenda bakomanga kuri buri rugo ibintu baba biteguye ni umuco wabo barabizi. Donc buri rugo mu bizihiza uwo munsi mukuru nyine wa Halloween baba bateguye amabombo nyine bita ngo na treat y'abana. Umuco wa Halloween rwose uwo munsi wafashe intera ufite banavuga ko ari umunsi wa kabiri wizihizwa cyane muri bino bihugu by'amahanga nyuma ya Christmas. Hari ukuntu tuza mu ibi bihugu cyangwa ugasanga natwe kuko abandi bana tubonye ko bari kubiserebura natwe tukabiserebura ejabo barabategura bakabiserebura ariko se yego Halloween ateye ubwoba. Rero nimba babategura kuko ari mu muco wabo twebwe nk'abakristo kandi ikindi bitari mu muco wacu twebwe twakwitwara gute? Anto watubwira muri make wowe urabitekerezaho iki urabivugaho iki bintu bijyanye na Halloween? Murakoze cyane. Halloween twinjiye muri iki gihugu dusanga ari umuco nk'uko Bobo amaze kubidusobanurira, dusanga ari umuco wabo ariko aho twari tuvuye aho twaje duturutse naho twari tuhavuye dufite uwacu umuco nk'abakristo abantu twamenye Imana. Rero icyo nge nabivugaho dutubatizwa cyangwa dukurira mu burere bwa gikristo ibyo badutoje mu kubaha Imana no mu kubaha amahame yayo. Ni ukuvuga ngo iyo wemeye ukabatizwa si tukubatizwa ari bakuru ariko n'ababatizwa ari impinja ababyeyi baba babizereye kandi uko bagenda bakura iminsi igenda itambuka baba bakuru niko bagenda barushaho kubimenya ibyo twiga by'itagatifu muri katolike. Ibyo byose ni ibintu bigenda bitwigisha imyifato cyangwa n'indangagaciro za gikristo uko zigomba kumera. Ariko ntarasimbuka ngo ngera aho hantu nkurikije ibyo Gogo adusobanuriye twiga mu mashuri ya primaire cyangwa na secondaire twagiye twiga imico ya kera yagiye iba mu gihugu y'abatubanjirije y'abakurambere bacu basogokuruza tukumva batwigishije ibintu byitwa ngo guterekera gacha tukumva batwigishije ibindi twita ngo kubangwa. Ibyo bintu ndumva umuntu wese wakandagiye mu ishuri abizi uko barabitwigishaga bakatwereka n'uburyo iyo mihango yakorwaga. Ntabwo byabaga ari ukuduhindurira imyemere ahubwo no kutwigisha histoire y'igihugu cyangwa amateka y'igihugu cyacu. Ibyo bintu nta muntu n'umwe wageraga iwabo ngo ababyeyi be babyatuye cyangwa babihe imbaraga cyangwa babisinyeho barutereho kashe wamubwire ngo ujye ubikora gutyo natwe turabikora. Sirito uko twabaga dufite routine cyangwa se uburyo tugenderaho ababyeyi badutoje mu ngo z'iwacu. Urumva ngo mbere yo kuryama twarasengaga n'ababyeyi bacu haba buri bucya ari ku cyumweru bakadutegura buri wese akaba yiteguye ko ku cyumweru tubyukira mu misa cyangwa mu rusengero ku Pentecote tukajya gusenga tukajya kwizihiza umuco wa gikristo nk'uko twabitojwe turi abana. Rero icyo nashakaga kuvuga ni iki: iyo wemeye kubatizwa ukemera Imana ukemera uba wemeye ko Kristo akubera umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, uba wemeye ko Yesu ategeka ubuzima bwawe kandi akabuganza. Ni ukuvuga ngo ayo ni amasezerano tuba dukoranye n'Imana. Burya mu bundi buryo ubyanarije ni isezerano rikomeye cyane. Ukimara kwemera ngo reka mbatizwe reka nemera Imana uba ukoze isezerano hagati yawe n'Imana. Bibiliya itubwira ko Imana ari urumuri, simubyemera? Imana yacu ni urumuri. Rero urumuri iyo wemeye Imana ruhita rukujyamo. Rero iyo Mana twamenye niyo twaturukanye mu bihugu byacu aho twavuye. Ni ukuvuga ngo ntabwo dukwiriye kuza nge kuri ku rwanjye ruhande ngo nitugera hano indangagaciro zacu za gikristo twahawe turi abana tuzirambike hasi twirengagize twinjire mu z'abazungu. Bo rero bakikingira bagasa nk'abariko barikingirana mu nzu nijoro kuri uwo munsi nyine be expectinga kwiye myuka ibibuze. Mpamya ko rero benshi muri bo babigenderamo mu kigare. Hari ijambo twitaga ikigare tukiri abanyeshuri babigenderamo muri bahuruye
batarebye n'ibiki, ariko hagati aho harimo ikintu cyihishe munsi cy'ababitangije baba bazi icyo barimo, tukaza tukuririraho. umuntu akavuga ngo no, ngo ntimukapurive abana, ngo ntimukabuza abana gukora ibyo bashaka. Ikibyihishe inyuma ni ukugira ngo umwana akure yarononekaye. Iyo afite umubyeyi urangaye, wa muco umwinjiramo, aho urumuri rwari ruri rugasohoka. Ni ukuvuga ngo ababyemera nk'ababyeyi murambabarira kubivugisha ukuri nk'uko mbyumva mu mutima wanjye. Hari ukuntu ariko abantu badaha ibintu agaciro. Muri make hari ukuntu tugendera mu kigali nk'uko wabivuze, ukumva ko uyu munsi ni le 31 turabizi twese ko ari Halloween, let's celebrate. Ugasato mu by'ukuri njyewe nitanzeho urugero, nkiza hano muri Canada rwose ntabwo nari nzi icyo kintu mu by'ukuri. Nacyumvishe Halloween ari uko mbona ko abantu bose nyine nzi ngo hari igihe kigera ukwezi kwa 10 abantu bose bizihiza Halloween. Nyuma rero nibwo naje gutekereza, ariko ndavuga Halloween kuki abantu baba bambaye ibintu biteye ubwoba, bisobanura iki? Nagiye no kuri Google ndandika what is Halloween, nsanga rero amagambo mabi ateye ubwoba. Mu mutima wanjye ntiwakumva ubwoba nagize ubwoba. Birumvikana, nabonye ko nyine mu by'ukuri hari ukuntu tutaba twacukumbuye ibintu ngo dusobanukirwe, ariko kandi se twakora iki nk'ababyeyi? Icyo kintu turakibasha gute n'abana bacu kugira ngo tubaproteje? Watugira inama yihe kuri icyo kintu? Inama natanga ni yuko buri mubyeyi yakumva iki kiganiro, niba yanabyemeraga agahindura iyo alliance. Birashoboka ko iryo sezerano warica ukima. Iyo ni etape ya mbere. Mu mutima uremeye ko wibutse ko ibyo watojwe cyangwa uwo wemeye bwa mbere ari Kristo, kandi ugufitiye umumaro mu buzima bwawe ni Kristo, ni Imana, ni Data wo mu ijuru. Hanyuma iyo myuka yakwinjiriye mu buryo wowe utahaga agaciro, mu buryo utazi kandi wafataga nk'imikino, mu mwuka fata igihe cyawe cy'umwihariko uyitandukanye nayo, kuko uko tubyinjiramo niko bitwanduza cyane, niko bitwanduza tutarizi, niko abana bacu bandura batarizi. Ese Anto, ubaza akabazo k'amatsiko, iyo ukoze ikintu nk'uko utabihaye agaciro, utabyitayeho, nyine let's celebrate, it's just Halloween, icyo ni icyaha? Imana ibifata nk'icyaha, nta yindi tansi ubifitemo, uzi ko yego n'uburangare. Bogo yakisubirije, urakoze cyane Bogo, Imana imuha umugisha kuko aragisubisha. Ni icyaha. Impamvu njye ku bwanjye nk'isi icyaha ni uko nk'ababyeyi turabarinzi b'imiryango yacu, nk'abamama turabarinzi b'ingo zacu, b'abana twabyaye. Donc Imana yaduhaye charge cyangwa se yaduhaye inshingano tugomba kwitaho. Rero iyo uvuze ngo let's celebrate nk'uko Kadeta bivuze, it's just Halloween, no, it's not just Halloween. Ugomba gufata umwanya wo kurinda abana bawe, ariko ntuba warabisobanukiwe. Ntabwo wabikoze nyine nk'uko wavuga uri muri ignorance. Ndabyumva, ubu byinyora abana bawe mu mwijima, sibyo? Kuko uburangare bw'umubyeyi butuma hinjira ibitari kwinjira muri bo. Ntabwo babaye umurinzi. Please, nta justification cyangwa se ubwisobanuro na bumwe buhari ku mubyeyi w'indangare. Dukwiriye kuba ababyeyi bari maso, babereye maso imiryango yacu, babereye maso abana twabyaye, kandi banabereye maso ingo zacu kugira ngo zubakwe neza. Bizahera he? Umuntu yaca mu zihe nzira kugira ngo abo bana ubagarure mu nzira nziza? Reka mbihereho urugero. Njyewe maze muri iki gihugu imyaka 14, kuva nagikandagiramo, kuva nakigeramo n'abana banjye, ndagerageza nk'umubyeyi, sibyo? Ndagerageza kuko umwana amasaha ajya kuba menshi yo kumanywa yirirwana n'abarimu. Ibyo bamwigisha ni byinshi, kugira ngo uzabimukuremo biba bigoye, ariko iyo bageze mu rugo natwe dutanga ibyacu nk'ababyeyi. Hanyuma ya puissance iri muri twe bahawe n'Imana, na bwa bushobozi nyine, bwa bushobozi buri muri twe twahawe n'Imana, cyangwa se imbaraga z'Imana ziri muri twe ziragenda zonyine zigakora. Dutangira twasanze tubwira Imana ngo twe turabibye, wowe uvomerere kandi ukuze. Imbuto tubibye zikure ntizitakare. Iyo ubwiye umwana, Imana nayo ishyiraho akayo, kuko inshingano yaguhaye gukora uba wayikoze. Rero kuva nagera muri iki gihugu, umunsi wa Halloween, ibi ndi kubabwira ni ukuri, nta mwana wanjye ujya ku ishuri. Kandi ibigo byose byarabimenyereye, bose ndabasibya. Cyakora ndagaruka ku bakuru, abamaze kugeza muri age ya adolescence ni bakuru, biragora no kurera muri kino gihugu. Rimwe na rimwe urababwira ntibabyumve,
ariko kuko nzi ko nahereye hasi mbabwira buri kimwe barabizi nubwo babyica ariko bazi ibyo navuze imbuto nabibye njye narabibye Imana niyo yo kuzikuza so abakiri bato nta n'umwe ujya ku ishuri n'abarimu barabimenyereye justification yanjye nandikira abarimu ababwira ngo mutubabarire ntabwo twizihiza Halloween uyu munsi abana bacu ntibabonetse n'ubutwari budasanzwe kubera ko none se ibyo byose hari abatarishobora sibyo hari abatarishobora bakunda no kwidegiza especially kwidegiza abana barabikunda cyane abayumva bakwambara ikintu kimwindura ukundi nkamubwira ni biriya bintu ni ibintu umuco wacu wa gikristo utemera ni icyaha nkanababwira ko ari n'icyaha njye ndabibabwira njyewe niyo atabyumva ako kandi yambaye ko atari kumwe nawe so umwana agerageza mama yambujije kuko n'ubundi n'ubwo bamubwiye aragera hirya nabo bamubwira ibyabo kandi hari n'imihango bakorera mu ishuri bari kubereka amafilime bakazimya amatara n'ubundi bakazanamo umwijima bameze nk'abari bicaye mu nzu z'indaro remezo ante ndumva ariko babyita baricara bamwe bagakora utuntu tumeze nk'udukabane mu ishuri ni Halloween nyine ubundi bakabereka filime ahantu hazimije amatara so ibyo byose iyo umwana adafite kava cyangwa adafite ubutwikiro bw'amasengesho bya bintu biramwinjira urumva ariko nubwo yabyumva afite ikindi mama yamubwiye cyangwa papa biragenda birwane byombi ikiruta ikindi imbaraga kizajyamo biherekejwe n'amasengesho ntibyinjira mu mwana ntabwo byinjira mu mwana kandi narenzaho iyo tugeze muri ibi bihugu tujye tumenya aho turimo tureke kugendera mu kigare umwana ngo yagiye ngo ari kumwe n'abasore ngo ni ibyo ngo birahagije kuko hari indangagaciro ushaka kwigisha abana bawe abo bandi bari kumwe n'abana bawe nabo hari izindi ndangagaciro zabo zo mu mico yabo batojwe ariko aba bana twaje hano tuvuge nkatwe turi abanyafurika umuco twatoje abana bacu cyangwa n'uwo natwe twatojwe ntabwo ari byiza ko abana bacu bajya gufata umuco wa kizungu kandi atari abazungu ati twende ni abirabura inkomoko yabo ni aho dukomoka nubwo turi mu bihugu by'abazungu ariko turi abirabura iyo wihaye gutekereza ngo umwana wanjye yageze muri Canada ngo yabaye umunyekanada my friend umunyekanada mu mpapuro nibyo ariko afite skin color yawe afite origine yawe niyo mpamvu yakirtire agomba kugumana umunyarwanda umunyarwanda kubona uvuka c'est ça so rero nitumenye abo turibo kandi duhagarare neza mu buzima bwacu rero kwemera iyi mihango ni kuzimya itara rikurimo kandi kurizimya si byiza babyeyi ntitwabaciriye urubanza oya ahubwo reka ubwo buzima hari ijambo rivuga ntabwo nibuka aho riherereye ngo wirengagije iminsi yacu ya kera wirengagije iminsi y'ubupfapfa bwacu cyangwa yo kutamenya kwacu urumva iyo minsi yo kutamenya Imana yirengagize iyi minsi yose unyuzemo cyangwa imyaka unyuze muri ibi bihugu waba uri i Burayi waba uri muri Amerika cyangwa hano muri Canada n'undi na Amerika du Nord aho waba uherereye hose bizihiza iyi mihango ukaba waragiye muri iyo ignorance donc ukirengagiza ukajya ubyizihiza ugafatanya nabo Imana iyirengagize sibyo ariko umenyesha abana byo kwambara kuko abana iyo agezeyo agasanga ntiyambaye nk'abandi ararakara niyo mpamvu yatumye nsibya abana banjye kandi iyo rutine barayimenyera ariko hari n'ukundi bashobora kwambara nka oya ubu mubabaje oya nka polisi nk'imyambaro y'polisi okay ariko hari n'abakobwa baba bafite amakanzu y'abaprincesse hari n'iriya myenda y'aba firefighters nayo kuko baba bashaka campagne spéciale kuri uwo munsi wenda ushobora kwirinda kwambara ibyo biteye ubwoba biserebura Halloween ukamwambika utuntu nk'utwo ushobora kumwambika ibyo imyambaro ya polisi yego n'iriya y'aba firefighters nayo ushobora kuyimugurira akaba ariyo yambara cyangwa se ukamwambika ikanzu y'aba princess ikindi kandi ukanamuganiriza ukamwereka uruhande rwawe uriho
ya buri wese buri mubyeyi nuko abyumva nta kibazo n'ibyo ngibyo uvuze bamaze no kubimenyera. Ntekereza ko wenda umwana ashaka kutabyumva ku nshuro ya mbere cyangwa se bikanamubangamira, ariko icyo nizera ndashidikanya ni uko icyo kintu agikuranye muri we, igihe azamenyera ubwenge, igihe nimba ari ku kigero runaka cyo gukunda Halloween, ntabwo ariko mu myaka 5 azaba akimeze. Nukomeza kubimubwira ukabimubwira. Hari ababyeyi bamwe bashyizeho akantu kameze nako nka celebration muri iyo minsi ya Halloween. Baravuga ngo muri eglise tujye tugira natwe ikintu gishobora gutuma abana bahabwa ayo makado, noneho tunabigishe tubereke kuri atari ibintu byacu, tubigishe tubokipe, tubaho utwo tubombo, tubaho utwo tuntu, ariko tunaprofitiraho kubabwira iby'iyi mihango ko tudakwiye kwiyinjiramo atari ibintu byacu. Hari akantu nabonye kuri Mose kavuga ngo ese iyo umwana wawe atashye avuye ku ishuri maze amasaha 8 mutari kumwe, umubaza ntabwo ikintu cya mbere wihutira ari ukujya kumuha ibiryo, ntabwo ariyo nshingano yihutirwa. Mu by'ukuri yego nibyo bigira bimuha, ariko buri gihe ugomba kuganira nawe ukamubaza ati umunsi wawe wagenze kuva mu gitondo wagera ku ishuri, mwaganiriye nande, ninde wari sitayeho, ukabona utuntu nk'utwo duto nitwo dutuma umwana akuganiriza ibintu byose akabona no kwinjira muri iyo sije niba yahuye nayo ku ishuri, noneho nawe ukabona aho uhera umuganiriza. Kandi burya abana hari imyaka ageramo akaba ameze nk'umunanikirateri, ibintu byose umubwiye ukabona ntari kumva, ariko kuko ukomeza ubisubiramo umenya uburyo ubitwara kugira bakakumva. Uko umwana agenda abyumva ni byiza, si byiza gukomeza kumuboha cyane ngo ukabye. Mu gihe uramuproteja mu gihe ari gato, ariko mu gihe atangiye kugenda akura nawe aba agenda arushaho kubyumva, akamenya ibyo ari byo. Uramwigisha style ko rutine n'ubundi y'abanyamasengesho mwamwifite, kumwereka ko nawe ubwo akwiye kwishakira Imana ku giti cye. Abisirayeli igihe bari mu buretwa muri Egiputa, Bibiri tubwira ko batigeze bivanga n'andi mahanga, ngo ndetse aho bari batuye bagiye gutura ahantu habo honyine, ngo hitwaga Gosheni. Aho hantu muri cya gihe igihugu cya Egiputa cyanga kumvira ngo kirekure abacakara ba Isiraheli, aho hantu doke habaga ibyago ahandi hose, ariko ntibigere muri Gosheni kubera ko Imana yari izi aho ubwoko bwayo butuye. Bishatse ngo ikizira cy'umurimbuzi kiza kwica abana b'abahungu nk'uko biri bivuga, uzabisome, bishaka biri mu biherere mu Kuva, ntabwo memoriza neza ariko tugiye muri Bibiliya bikwereka. Mu Misiri mu bantu b'Abanyagaturika ugiye mukareba icyo kizira cy'umurimbuzi kiza, Imana yari yabwiye ngo basige amaraso ku nkomangizo z'umuryango no ku madirishya, kibe ikimenyetso cy'uko hari abana b'Imana. Bishatse ngo ntabwo twakitandukanya n'abo bantu twaje guturamo, ariko mu mitima yacu cyangwa mu byo dukora twegerane nka kominote, tugumane indangagaciro zacu za Kristo twaje tuzanye, tumenye aho duhagaze, kuko n'ukorera ari we mwami wacu, aho gushaka aba ari hagusanga, ntahagushakire ngo ahakubure. Murakoze. Antoine, Imana igumugisha cyane. Tugana ku musozo rero, no kuri turagushimiye ku kiganiro cyiza cyane duhaye, ku nyigisho nziza. Imana yonyine aba ari idufasha, Mwuka Wera aba ari udufasha uburyo turi bugendere mu ibi bihe, ndetse na nyuma yaho n'imyaka izaza. Niba uri umuntu wumvishe iyi nyigisho ikagira aho igukora, rwose nimba waranabikoze ntutinye, wowe usenga Imana izabigufashamo, Mwuka Wera azabigufashamo. Icyo ukora nk'umubyeyi cyangwa se nawe niba uri umwana ukumva warabigiyemo, usenga Imana, usaba imbabazi, kandi umenye umurongo ugenderaho. Guteshuka bibaho, ariko kandi icya mbere ni ukumenya ko wateshutse ukagaruka. Turabashimiye cyane rero mwe mwese mwadukurikiye, Imana ibaho umugisha. Dushimiye umutumirwa wacu uyu munsi, Antoine, Imana iguhe umugisha cyane. Twizeye ko uzagaruka nitwongera kugutumira. Yego rwose. Nta kibazo, murakoze. Yego, ni ukuri habaye hari umuntu ufite n'ikibazo yatwandikira muri commentaire. Niba hari ibisobanuro bindi mukeneye tuzongera duhamagare Anto. Halloween ni ikintu kinini cyane kigari, dushobora kubivuga ubu nonaha, wenda se hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, nimubikenera tuzagaruka tubivuge. Imana ibaho umugisha rero, mwakoze kubana natwe kuri With The Sisters. Nakagaruka, ibihe byiza, Imana ibarinde. Bye.